umukobwa mbonya nako uyu mama mbonya rega arasa neza nta wabigaya kagasa nabi reka arasa neza kameramani avuze ngarema aradutwika cyane kabisa ariko se ubundi waruzi n'impano yibitseho sinari mari mu kanya sinabibonye nyizo wabonye bimeze gute azi kuririmba koko icy'ubutaha niwe uzakijyana ahubwo se Young Grace mbere hose wari uri Young Grace ajya kugufatana ubuntu bw'ubugumaguma wari cyari kitarazi ubu nibwo nje ubutse tumwicaje hano we nawe ubone rinde wa common wenda kubera wafite izina ashobora kunkoma ariko tutagendeye ku izina arije nanjye na warabizi nabo barabizi sibashona vuga ati ni wane erega icyambere n'ukugirira icyizere ubwo icyo gihe ngiye gukopeta nawe nkasa nk'umutinyamo gakeya urumva ntago naba nizi ibyo ndimo kandi wowe ashobora kuza nawe afite iyo umubonye se umubona uti bona ari umuntu usanzwe cyane ko atanakiririmba cyane nk'uko twari tumuzi ubari kwita ku mubebe rero ubu arangaye reka ite okay natse katubwira abantu bajya muri commentaire nono kuri uraza kubona turirimbire sibyo nono bavuga ati Young Grace n'uyu muntu tubaze kuduha amanota nyine tu nta ndirimbo ufite arazifite ugiye kuririmbira kuri kamera za buti sibyo TV2 butu TV2 no baze gukompa let's go kubita barapire ntago najya kuririmba yawe nyine rapa uko bishaka cyangwa uririmbe mambata agati gatewe n'Imana nigapfa kumishwa n'amakata mambata mambata igitego batega ni mambata ipiga squata cyane nyuguti tangira time igihe muta muri gutega imitego niga muranangaza niga murambabaza ikibazo kimwe mbabaza kuki mugakora mugafite mwaya mutera amaku muteganya ku ya murabyumva yuko abizi cyane kabisa Radazo aragukira mu bisumizi nishije umubebe mushyashya man ibisumizi byagarutse studio yagarutse yayisubijeho tuyanasishije umubebe umuproducer yabuze izina yitwa umwana w'imuhanda isuku n'inzozi azwi nk'umwana wariye umwanda sese nakira gute bifata nk'indamutso izina rye rirazwi mu bigo ngororamuco wa aratari mfite nuze urabona atari mfite sone ifata bavuga gutera atari mfite impamvu yo kuza kwicara aha wari uyifite kabisa yatwitse hahiye kabisa nibyo navugaga kare muzibitseho gusa nyine igihe kiba kitaragera ngo zijyagaragara ariko urumva igihe zizagira ahagaragara ni ugutwika mubaze wansubiza nta kibazo umwana wa mbere w'umubyeyi ufite imyaka ingahe 20 afite imyaka ingahe urasubije afite imyaka 6 cyiciro twicaranyira ndi mukecuru nanjye yiza kumbwira nako byarangiye nako byengeye kubaza ngo nyine byapfuye nese gumeze umbaze nari ngiye guseka kumbaza ati ufite umugabo ndamufite abana ni 2 urabyumva umuganya mumbwira ngo shanga nzagutanga atarira ntabwo ndakabati niko ndumiwe ako ni byiza gukunda abahanzi nyarwanda mama wacu rero nko mu bahanzikazi bari mu ruhando rwa muzika uwo wagwinyuma ni nk'uwe
Jewe nkunda umuhanzikazi witwa Knowless ko kera nyiri mu ishuri zamura mikora kumve kera nyiri mu ishuri musubiremo kuririmba indirimbo za Knowless icyo gisekeje none se kuri uko numvisha Urapa ukunda Knowless je ahantu hose nisangamo ushaka kubura kumbesha tu nari Knowless uramukunda cyane none nk'indirimbo ya Knowless kugira ngo yumve yuko koko umuri inyuma igihe cyose nk'indirimbo ya Knowless haba ari nk'agakarasi ke gato wenda sinakugora umubyeyi abana bari no kurira byivanze mu mutwe nk'indirimbo ya Knowless uziho gatoya wankubitira nkumva indirimbo ya Knowless nkunda byarakomeye indirimbo yiwe byarakomeye ndayikunda ngaho ririmba karasi cyangwa igitero icyo ushaka mbese byarakomeye nje nacyo mfite nkigukinga sinyikwishisha hoya sinkiguhisha karabaye yewe byarakomeye urukundo rugeze kure muri nje sinyikwishisha sinyikwihisha urugendo wakoze nirwigeze rupfa ubusa amagambo wambwiye nayabitse ku mutima wambereye ifura nanjye nza kubera ingenzi tera nkwikirize sha urakaze kabisa umva umugabo gufite afite bora ahubwo umva icyo namubwira nakwerekeze studio kabisa ubundi areba uburyo uha abantu show uzarabizira cyanza bimukubwirire arabizi ese umuntu twatubana nabimenyera kujya adashaka ko impano yawe igaragara arabishaka ahubwo urumva muri iyi minsi nuko nari ngihugiye mu gahinja ibyo bisa inyuma bya kamera bya Habimana biri inyuma agiye kugira ubwo bwoba ntabwo yaba anyizeye sibyo kandi abantu b'abagabo ntibeshye muri njyewe aranyizeye abantu b'abagabo nkatwe ntabwo tuba dukunda abantu baza muri entertainment nyine ngo abagore bashatu bagaragaze sibyo uretse kumugaragaza ni ukumwereka ibisambo noneho ibisambo byamboye baraba inyuma bari ibisambo bibi ubu wasanga n'agahinda kari bumwiciye televiziyo nayibona ndabezera ndabeze umusaza cyane kabisa umva Habimana baba bari inyuma ya kamera bari kumurebera mu madererwamo araza uri sabwo mu kanya numara urugare rwose rumajije kuko ubona ugarata uzi ko yazanye ni boss ariko mvuge make nyabo ya boss uri kubona hariya yamize inkoko zose azana kuna nyimigira ako ngo ntago ari za koroyiro yariye niko yambwiye mba ari byo sinzi bari mubaze wariye koroyiro oya ni boss navuze ya bonsa yiwe turaza kumukoresha televiziyo nawe tumubaze ukuntu afite akaboko yaguteruza urutoki none tukiri kuri wowe abahanzi nabonye ukunda ni babiri mu gihugu cyacu ntabwo ari ukuvuga ko aribo bahanzi umuntu aba akunda bonyine ahubwo ni uko aribo baba bakwesipiya abahanzi bose mu Rwanda bakora neza indirimbo zabo zifasha kuruhuka ufite hari igihe burangiye nkunda kuruhuka ndi kumva umuziki naba nagize nk'akabazo nkumva umuziki ntabwo ndakabati nyine n'umupira ndawumva hagarara kingiye ari mugoro si Chelsea nari ndi kureba match ya Man U ngaho shabuze ko n'ubu ndi kumva ikiganiro twakatinga nkajya kureba match ufaniye iki humura uragenda ntago ndi bugukerereze umufana wa peri ko wamba umweru n'umukara njye amakipe yose ndayafana ni Kiyovu we apana Kiyovu baraba ku sitego bine utari yaje gutwereka
Wana bitete do ni Kiyovu. Imisatsi yanjye ni umukara. Aya sibyo bihuriye ngiye nkubwiye ibyo ndi kubona. Oya. Aka gatambaro buriya umuntu nubwo umwero bw'umukara ni gift. Ni gift burafana. Ibyo birumvikana. Sawa aperi. Oye. Aperi yubahwe. Bitatu? Bitatu. Bahita babitsinda nawe wumvishe sinza ngo ndi mupira ngiye. None yenda nawe ureba ariko mu makipe sufana na niye kandi bumve aperi iyo hanze maniyo batsinze ibitego 5-0 nahise nyivaho ngewe warayifana nahise nyivaho no ubwo rero ntabwo hari umukunzi kare ikipe nafonye mfite imyaka 7 nayitsinda ibitego 7-0 5 nahise nyivaho wapi nago wayiva wabura kuyirera ahubwo ubu ndimo ndifona nta kipe mfite ubu ni kwifana uzi wowe wakwitera ibyishimo je nisiga marange ya maniyu nari umufana wisiga n'amarange banyuma bansebye ibitego 5-0 ako birabibaho ntago ngiye nyabasha kwihangana rero mu mikino habamo gutsinda habamo gutsindwa habamo no kunganya kandi buri kintu cyose kibaye uracyakira uyu uri muri sportif iyo uri umufana uba uri umufana bafite ni benshi nibajyana bo ngiye mvuyemo bivugiye imbere ya kamera aryo umutoza wayo nini umutoza wayo umutoza mani wayivuye wita unamuvaho umutoza niwe wagutsindishije ariko akura mutoza niwe uri gutsindisha ikipe ubwo ntabwo azi gupanga abakinnyi niyirukane hakiri kare rero ntabwo yakirukana afite abamushyigikiye ubu ndi ku ikipe bita PSG imikino bamuteze urumva arayitsinda bamuteze Tottenham yarayitsinze nyuma ya Liverpool ni umuririmbyi wazagiye gukina foot nyine ngewe urumva ni wa muntu utasanga mu matiku kuko umwanya nafata wo kujya kuvuga ngo ndavuga umuntu runaka ndi mu matiku mba ndi kumva umuziki cyangwa ndi kwirebera uba wibereye muri match mu muziki ntabwo rero wansanga muri bya bintu by'amatiku y'abagore se mutuzi ko tugira amatiku bishatse kuvuga yuko utajya uganira n'abadamu bagenzi bawe si kuvuga ngo sinjya nganira nabo ariko nta bintu bikaze nganira nabo ko ntabwo mushobora kwicarana n'iminota 30 naba nkubeshye rwose nkubwiye ngo ngira inshuti z'abagore aha abagabo nibo bahwerera bubahwe twebwe twabashije kwicarana iminota nabo bari kuyireba kuri kamera shanda gushime kabisa aho ngaho kuba wamaye uwo mwanya ni byiza cyane none fisi wowe ubu DJ ubugeze harya DJ ubwo dore kurasara bwe ko naburetse nyabo usigaye ukora iki muri iki gihe sinabikubwiye wa muvandimwe koko wanabivuga rega nimba uri n'igisambo bakabimenya ukamenya uko twirinda baraguye ko fone zacu tukazishyira kure ngirane atari kuvuga ikintu ari gukora muri nakubwiye yuko nsigaye ncuruza nkanakora video ugacuruza byose ubifatanya gute birakunda kuko video ntabwo zikorwa everyday video ikorwa bitewe n'umuhanzi igihe agiye gukorera indirimbo ntabwo ari ikintu gihora gikorwa nk'uko avuga mu gitondo byutse ngiye ku kazi mu mujyi mbonye project ndagenda nkayikora nyine ntabwo uhenda se ndahenda hano hari umukiriya ushaka mwavugana ntabwo menda wenda abantu kugira ngo tuve kuri kamera waretse usaka kongorera nanjye nshobora kumviriza buriya ibyo ngibyo biba ari iby'abantu babiri turabivugana tuve kuri kamera fise ndakwemera ariko umeze neza ubona ayo ni amavuta y'iki ayaye mavuta noneho gaye wisiga kuko iki gihe mfite uruhu rwawe ruranyerera ngo ariko ngo niwe gikara kiba muri Kigali nibyo hano nkurikira barakurikirana nawe nkurikira ninjye gikara none ko abantu wa kabiri abantu wa gatatu
ni kijaka wa kane njyewe noneho tujye mu bikombe none tujye mu bikombe ibikombe by'iki ku gikara cyanjye n'igikara cya fisi badushyire hamwe noneho tureba baba ngwino wicare hano nyabo umva niba banze bandebe neza maze murebe n'aka gasura ka oji none muri kutubona gute bakunzi bacu muri komenti zirakenewe kuko twamaze kubona umwiza hano w'inzobe arasa na bike none iki gikara kugira ngo inzobe yanjye itabapikaho mwese mukaba inzobe nyine ubwo mva cya gikombe nyine ni njye wakijyana wenda sinzi ni wowe nzobe kabisa ndemeye hano bataranavuga ubwo tubonye uw'igikara unikurikira ibintu byagenze neza cyane hano kuri Boot TV nta kintu tutabaha hahiye hagurumanye n'umugabo bita Fisi nimvuga Fisi nimwumva umwe ukina filime ahubwo no ushutinga director bivuge neza direct well Chris aho ngaho ni fresh nk'abantu bashaka gukora video zabo bagusanga ku ruhe rubuga bakubona gute kuri platform zanjye zose babwire nyine Instagram wa Twitter WhatsApp Facebook na WhatsApp ariko nayo ni urubuga wabaha nimero na twazishyiraho ako nyine niyo mazina nkoresha kuri platform zanjye zose nimero n'abana bakubuze bakakubona nahinduye nimero kubera ibyo wallahi wateye inda zingahe se muri uyu mwaka ndanateye mani birukana ngo ufite abana ngo 10 nibyo ndi manzi mani bari ndegana gutanga mu bitoko ry'umukobwa ku myaka yanjye 16 igisaza cy'ubwanwa bungana uko ngo ni 16 sindatera arabure iki ngutera inda babitera bate none wamenye ngo sindatera inda utazi uburyo bayitera kubera wowe uri kubimubwira musobanurire bica hehe bikorwa gute wamusobanurira ashobora kuba ari umwana oya wowe musobanurire batera gute inda twebwe ntabwo turabatinganya ushaka nyine umukobwa mudahuje igitsina umukobwa tudahuje igitsina ukamutereta nimara kumubona ukamutereta mukabibwira ababyeyi hanyuma ukwereka ababyeyi oya ntabwo ndi kukuroha nyine ngiye kukuroha nakubwira ngo uzaterete umukobwa nyine ahubwo ati pafu umujyane mu nzu ariko njye urumva ahantu nabiganishije imyaka y'urukikuzi iyo ariyo imyaka izana irangamuntu yawe turebe ngira sindayifata reka nzaza kwibariza papa wawe ariko iki gisaza ntangamuntu kira ntabwo ndayifata wallahi 16 yanjye nzayifata uyu mwaka ngo wayifashe nanjye ntarayifata uyu nyine nzayifata muri uyu mwaka uturimo wenda izi zishobora kuba ari ingaruka z'uko wariye neza ariko imyaka urayifite ntabwo iri ubuzuranyabo ko mushaka kubinshinze umva nkubwire urayujuje ahubwo ibintu byo kwigira umwana kugira ngo ntihagire aho yaragiye oya buretse nikijuru duta tumufata uvuka mu bana bangahe ntazi n'abana bakabana ubu niwe furi wabo niwe furi kuko ninjye wa kane uruwa kane no bucuri wanyu mu ndebere iryo jisho ry'umuntu wa kane n'abana bane ninjye mukuru umutoya afite imyaka ingahe umutoya afite imyaka 2 umwe maybe nagiye nikuyemo mu kiganiro ibiri afite umutoya afite 2 umukuru ukurikira I don't remember gusungurikira nzaka afite 12 wowe 16 ifura yanyu ingiye mfura nyine
uriya musaza w'uruhara ko yatinze kubyara bandemere nyabu banohereza za Kigozi nkuri keneye yawurute kabisa umva mumuremeraho muri mwe hose bakunzi ba Boot TV muremere Fils ngakeneye Kigozi batazanyima akazi ntabwo ndumwana no kugukamishiriza niko wavuze batazanyima akazi ngo ndumwana aya ntabwo ndumwana batazanyima akazi wavuze kuri umwana ukeneye Kigozi wamaze kwirangiza kare umva ni kagatwiko wakoze agatwiko birangira witwite initwite ahiriyemo mu mbabarire nababezi wisubiyeho none wisubiyeho cyane aha umugabo nuwisubiraho ubugabo utiso bubyara ububwa ngaho kubera yuko wari wabeshya abafana kandi ari bo ba boss bacu babwiza ukuri kw'imyaka yawe ntabwo ari ngombwa yuko twayivugira kuri kamera gusa nyine ni myinshi tu ya ndabona mama wacu ari kuvuga ngo umwana ngararize uwo umwana yarize reka tukubohore sibyo tukubohore abafana nababwiye ko ndi umumama urumva nyine cyane ngaho sezera ku bakunzi bagukunze bagiye kuzajya bagukurikirana mbanje gushimira Boot TV aza kunyuza kunyakanya muzimiyakire kuri comment bazazimwaka nayo mbanje iriya bosi kabamena umutwe umugabo wese arayafite aba yaramushakiye ni bosi ku ruhande akiriya modoka mwayiguze nkangahe buriya iriya modoka nshaka kumenyera amafaranga iriya modoka ihagaze umva se atari ibanga mbwira iriya modoka amafaranga mwayiguze ntabwo wabivuga ibyo ni ibanga ni ibanga ry'umugabo niko ni ibanga ry'umugabo ibyo ni ibanga none Boot TV nyine ndabashimiye ko mwabashije kuntumira twaganiriye byinshi twavuze ku bagabo bapostinga abakobwa inshuti z'abagore babo niba byemewe cyangwa ari ngombwa ariko njye nasanze atari byo reka kameramani arakubajije ntabwo ari byo wamuha urugero muhuye nk'urugero ari kukumva oya njyewe mbonye umugabo wanjye yapostinze inshuti yanjye ntabwo uwo munsi twabyumvikana wahita wiyirukana ubwo za gupostinga ifoto bishatse kuvuga yuko amupostinze nkande just friend nyine segize BD no wako gupostinga uri kuvuga ni nk'ubu gushyira kuri stati biratandukanye hari ugushyira ifoto uri kumwe nanjye ibyo ngibyo nabivuze ibyo sinabikubwiye ibyo nta kibazo ariko se nk'urugero ritoye just nyine rito ari postinga ubu none se reka nkubwire tureka kuvuga ngo abagabo ubu njye wabonye na postinze inshuti urumva yiwe nkayipostinga banze sobanukirwe iyo foto postinze ishatse kuvuga iki uwo muntu se bahuye bati sibyo wenda nibyo arimo arashaka kumutereta kandi bizagirira inyungu ari no kumwamamaza ugasanga wishe wa mubano wari kuzagira inyungu uyu nguyu yambwiye ko ari inshuti zanjye nazanye ngiye ngo wazizanye zikamenyana muri pati zikamenyana n'umugabo wanjye noneho nkajya kubona ya postinze reka mpite ng'urugero umuntu aje muri pati yawe sibyo watubwe dukora nko mu kazi runaka nyine noneho ibyo bintu baracirinze abonye ko umwe yasapotinga undi kandi ako kazi yakoraga ka buri munsi iramufashamo sibyo ubizi neza ko nta na kimwe bahuriraho ibyo yabwiye bisobanura gutya aho sava akavuga ngo wita werura ngo zisobanura ariyo mpamvu yipostinze
oya si ibyo twabivuzeho byarangiye oya fesi ugarure icyo kiganiro byarangiye kuko ndumva ushaka kuganisha ko wantsinda kandi ntabwo nabyumvikana kuko hari nasubireka nkubaze nasubiri okeka abantu bose mpostinga ariko mbakunze ariko yamupostinze kubera iki yamupostinze ntiyagize birthday basi ngo avuge ngo mwifuje ntabwo warakara kuko wabonye ifoto yishyizeho just wabanza ukamubaza uti se urafuha kandi gufuha ntabwo byubaka ariko ibyo ntabwo ari ugufuha ni ugufuha none se umugabo wawe nibyo bye nizo swingi nizo swingi nibyo byishimo bye by'uwo turaza gupininga imbere ye bajye barara bamuhamagara noneho turebe bande barara bahamagara none se wacyaga bagiye kureka ikiganiro ari abagore gusa ni ingero zitandukanye zose hoya siki ubu se ninzagupostinga umugabo wazaraka cyangwa use nikidi umugabo uze gataha kayo waje hano bikomeye cyane oya garuka ntabwo ibyo ngibyo birimo ntabwo tumubwira arakare amaherezo araba yaheze ntabwo azongera kunyerera tubishyiremo niko wapinge nta kibazo nawe nta kibazo sheri wanjye nta ribi ibyo nta kibazo nazana postinga nahise mwumva n'umusheri wawe ntuzagira ikibazo kabisa ni poste nahise mwumva none abafatiye nko mu nzu uwo mupanga urabyumva nkuba musanze yatari yaguhamagaye oya mu izina rya Yesu ibyo byaracitse ntabwo bikibaho nta gihano gihanishwa urupfu mu Rwanda ariko ari no gufuha bisanzwe ko umuntu ukunda ugomba kumufuhira wamufuhira ariko hari ukurenza urugero niko hari ukurenza urugero njyewe ntabwo mfite iyo mpano rero yo kurenza urugero ntabwo bisanzwe kabisa ntabwo bisanzwe ariko akazina kawe twakwise umumama izina ryawe nitwa mama Liyo nitwa mama Mukasa izina ryawe oje ababyeyi bakwize nitwa Dushimimana Rachel akazina ka avuye aganimbo ni Musanze amajyepfo agana yenyine umwana w'Ibutare amwe bavukana atatu yisumbuye avuye Butare n'amaguru aje kureba Butu TV reka mbabwire twabashimishije cyane kabisa reka mbasezere muri abantu uri umuntu w'umugabo uri umuntu w'umumama kuri mikoro za Butu TV mwari muri kumwe na Nshya ari we wabagezagaho ikiganiro cy'uyu munsi mugire ibihe byiza Imana ikomeze ibarindaho muri hose icyo tubasaba no gukora subscribe like comment share maze tukagendana neza cyane iyo ni inkunga ikomeye banyakubahwa mudukurikiye muturemere natwe tuzamuke hejuru ciao siri kwagaze ariko ivugira ngo none twongeye twagarutse kuri Butu TV turi kumwe twatugiye kurya ya myaka ya wa mumama w'abana babiri usa neza ariko hano hahise haziramo undi yari yaduteye no ku myaka yacu ntago yari arimo sinzi hanavuye nabibwire kabisa muraho neza ngiye banyita Eriweri Chris none wishimiye kuza mu kiganiro cyane kuri Butu TV wari watumiwe nditumiye ko uyu mukobwa mbonye nako uyu mama mbonye rega arasa neza ntawabigaya kagasa nabi reka arasa neza kameraman avuze ngo arimo aradutwika cyane kabisa ariko se ubundi wari uzi n'impano yibitseho sinari mari mu kanya sinabibonye nyizo
wabonye bimeze gute? azi kuririmba koko. Icyo ubutaha niwe uzakijyana. ahubwo se Young Grace mbere hose wari uri Young Grace ajya kugufatana ubuntu bw'ubugumaguma igihe cyari kitaraza ubu nibwo nje ubutse tumwicaje hano we nawe ubone rinde wakomundi wenda kubera wafite izina ashobora kunkoma ariko tutagendeye ku izina ari je nanjye namukoma na warabizi nabo barabizi sibashona vuga ati ni wane erega icyambere no kugirira icyizere ubwo icyo gihe ngiye gukopeta nawe nkasa nk'umutinyamo gakeya urumva ntago naba nizi ibyo ndimo kandi wowe ashobora kuza nawe afite ubwo iyo umubonye se umubona ute? mbona ari umuntu usanzwe cyane ko atanakiririmba cyane nk'uko twari tumuzi ubu ari kwita ku mubebe ari nk'umuntu rero ubu arangaye reka ite okay nasi katubwira abantu bajya muri commentaire nono kuri uraza kubona turirimbire sibyo nono bavuga ati Young Grace n'uyu muntu tubaze kuduha amanota nyine tu nta ndirimbo ufite arazifite ugiye kuririmbira kuri kamera za buti sibyo TV2 butu TV2 no baze gukompa let's go. kubita barapire ntago najya kuririmba yawe nyine rapa uko bishaka cyangwa uririmbe mambata agati gatewe n'Imana nigapfa kumishwa n'amakata mambata mambata mutego batega ni mambata ipiga squata tani yanyuguti tangira time igihe muta muri gutega imitego niga muranangaza niga murambabaza ikibazo kimwe mbabaza kuki mugakora mugafite umwanya mutera amaku muteganya ku ya murabyumva yuko abizi cyane kabisa Radazo aragukira mu bisoro nishije umubebe mushyashya man ibisumizi byagarutse studio yagarutse yayisubijeho tuyanasinyishije umubebe umuproducer yabuze izina yitwa umwana w'imuhanda isuku n'inzozi azwi nk'umwana wariye umwanda sese nakira guta bifata nk'indamutso izina rye rirazwi mu bigo ngororamuco wa aratari mfite nuze urabona natari mfite sone ifata gavuga gutera natari mfite impamvu yo kuza kwicara aha wari uyifite kabisa yatwitse ahiye kabisa nibyo navugaga kare muzibitseho gusa nyine igihe kiba kitaragera ngo zijyagaragara ariko urumva igihe zizagira ahagaragara ni ugutwika mubaze wansubiza nta kibazo umwana wa mbere mubyeyi ufite imyaka ingahe? 20 afite imyaka ingahe? urasubijwe afite imyaka ingahe? afite imyaka 6 cyiciro twicaranyira ndi mukecuru nanjye kugira kumbwira nako byarangiye nako ngiye kukubaza ngo nyine byapfuye ndetse gumeze umbaze nari ngiye guseka ugiye kumbaza ati ufite umugabo ndamufite abana ni 2 urabyumva umuganya mumbwira ngo shanga nzagutanga atarira ntabwo ntakabati niko ndumiwe ako ni byiza gukunda abahanzi nyarwanda mama wacu rero nko mu bahanzikazi bari mu ruhando rwa muzika uwo wagwinyuma ni nk'uwuhe? njyewe nkunda umuhanzikazi witwa Knowless ko kera nyiri mu ishuri zamura mikora kumve kera nyiri mu ishuri musubiremo kuririmba indirimbo za Knowless icyo gisekeje none se kuko numvisha Urapa ukunda Knowless nje hano hose nisangamo nako ushaka kubura kumbeza tu nari
Knowless uramukunda cyane. None nk'indirimbo ya Knowless kugira ngo yumve yuko koko umuri inyuma igihe cyose, nk'indirimbo ya Knowless haba ari nk'agakarasi ke gato wenda sinakugora, umubyeyi abana bari no kurira byivanze mu mutwe, nk'indirimbo ya Knowless uziho gatoya wankubitira nkumva. Indirimbo ya Knowless nkunda byarakomeye, indirimbo yiwe byarakomeye ndayikunda. Ngaho uririmba karasi cyangwa igitero icyo ushaka mbese. Byarakomeye njye nacyo mfite nkigukinga, sinyikwishisha hoya sinkiguhisha, karabaye yewe byarakomeye, urukundo rugeze kure muri njye, sinyikwishisha sinyikwihisha, urugendo wakoze ntirwigeze rupfa ubusa, amagambo wambwiye nayabitse ku mutima, wambereye ifura nanjye nza kubera ingenzi, tera nkwikirize. Sha urakaze kabisa. Umva umugabo gufite afite bora, ahubwo umva icyo namubwira nakwerekeze studio kabisa, ubundi areba uburyo uha abantu show. Arabizira cyanza bimukubwirire. Arabizi ese umuntu twatubana nabimenyera, kujya adashaka ko impano yawe igaragara. arabishaka, ahubwo urumva muri iyi minsi niko nari nyihugiye mu gahinda, ibyo bisa inyuma bya kamera bya Habimana biri inyuma. Agiye kugira ubwo bwoba ntabwo yaba anyizeye, sibyo? Kandi abantu b'abagabo ntibeshye muri njyewe aranyizeye. Abantu b'abagabo nkatwe ntabwo tujya dukunda abantu baza muri entertainment nyine ngo abagore bashatu bagaragaze, sibyo? Uretse kumugaragaza ni ukumwereka ibisambo. Noneho ibisambo byamboye baraba inyuma bari ibisambo bibi, ubu wasanga aragenda kari bumwiciye televiziyo nayibona. Ndabeza umusaza cyane kabisa. Umva ba Habimana baba bari inyuma ya kamera bari kumurebera mu madererwamo. Sahubwo mu kanya numara urugore rwose bamajije kukubona uzi ko yazanye ni boss ariko mvuge make nyabo. Ya boss uri kubona hariya yamize inkoko zose taza no kunanyinigira, ako ngo ntago ari za koroyiro yariye niko yambwiye, mba ari byo sinzi. Mari mubaze wariye koroyiro. Oya ni boss navuze ya bonsa yiwe. Taza kumukoresha televiziyo nawe tumubaze ukuntu afite akaboko yaguteruza urutoki. None tukiri kuri wowe, abahanzi nabonye ukunda ni babiri mu gihugu cyacu. Ntabwo ari ukuvuga ko aribo bahanzi umuntu abakunda bonyine, ahubwo nuko aribo baba bakwesipiya. Abahanzi bose mu Rwanda bakora neza, indirimbo zabo zifasha kuruhuka. Ufite ari je burangiye nkunda kuruhuka ndi kumva umuziki, naba nagize nk'akabazo umva umuziki apana ntabwo ndakabati nyine n'umupira ndawumva. Hagarara kingira ari mugoro si Chelsea nari ndi kureba match ya Man U. Ngaho shabuze ko n'ubu ndi kumva ikiganiro twakatinga nkajya kureba match ya ufaniye ki humura uragenda ntago ndi bugukerereze. Umufana wa Peri ko wamba umweru n'umukara. Njye amakipe yose ndayafana. Ni Kiyovu we apana Kiyovu bareba ku sitego bine utari yaje gutereka. Wona bitete do ni Kiyovu imisatsi yanjye n'umukara. Sibyo bihuriye ngiye nkubwiye ibyo ndi kubona. Oya akagatambaro kuriya umuntu nubwo umweru bw'umukara ni gift burafana. Ibyo birumvikana. Sawa Peri oye Peri yubahwe bitatu bitatu bahita babitsinda, ndawumvishe sinangwa ndi mupira ngiye
none yenda nawe ureba ariko mu makipe ufana niye kandi bumve APR iyo hanze Mani batsinze ibitego 5-0 nahise nyivaho ngewe warayifana nahise nyivaho no ubwo rero ntabwo hari umukunzi kare ikipe nafonye mfite imyaka 7 nayitsinda ibitego 7-0 5 nahise nyivaho wapi nago wayiva wabura kuyirera ahubwo ubu ndimo ndifona nta kipe mfite ubu ni kwifana uzi wowe wakwitera ibyishimo je nisiga amarange ya maniyu nari umufana wisiga n'amarange banyuma bansebye ibitego 5-0 ako birabibaho ntago ngenda basha kwihangana rero mu mikino habamo gutsinda habamo gutsindwa habamo no kunganya kandi buri kintu cyose kibaye uracyakira uyu uri muri sportif iyo uri umufana ubora umufana bafite ni benshi nibajyana bonge mvuyemo bivugiye imbere ya kamera aryo umutoza wayo nini umutoza wayo umutoza mani wayivuye witunamuvaho umutoza niwe wagutsindishije ariko akura umutoza niwe uri gutsindisha ikipe kuko ntago azi gupanga abakinnyi niyirukana hakiri kare rero ntago yakirukana afite abamushyigikiye ubu ndi ku ikipe bita message imikino bamuteze urumva arayitsinda bamuteze Tottenham yarayitsinze nyuma ya Liverpool numuririmbyi wazagiye gukina foot nyine ngewe urumva ni wa muntu utasanga mu matiku kuko umwanya nafata wo kujya kuvuga ngo ndavuga umuntu runaka ndi mu matiku ndi kumva umuziki cyangwa ndi kwirebera uba wibereye muri match mu muziki ntabwo rero wansanga muri bya bintu by'amatiku y'abagore se mutuzi ko tugira amatiku bishatse kuvuga yuko utajya uganira n'abadamu bagenzi bawe si kuvuga ngo sinjya nganira nabo ariko nta bintu bikaze nganira nabo ko ntago mushobora kwicarana n'iminota 30 naba nkubeshye rwose nkubwiye ngo ngira inshuti z'abagore aha abagabo nibo bahwerera bubahwe twebwe twabashije kwicarana iminota nabo bari kuyireba kuri kamera ndagushimiye kabisa aho ngaho kuba wamaye uwo mwanya ni byiza cyane none fisi wowe ubu DJ ubugeze harya DJ ubwo dore ko nasaza bwiye ko naburetse nyabo usigaye ukora iki muri iki gihe sinabikubwiye wa muvandimwe koko wanabivuga rega nimba uri n'igisambo bakabimenya tukamenya uko twirinda baraguye ko tubone zacu tukazishyira kure ngirane atari kuvuga ikintu ari gukora muri nakubwiye yuko nsigaye ncuruza nkanakora video ugacuruza byose ubifatanya gute birakunda kuko video ntabwo zikorwa everyday video ikorwa bitewe n'umuhanzi igihe agiye gukorera indirimbo ntabwo ari ikintu gihora gikorwa nk'uko avuga mu gitondo byutse ngiye ku kazi mu mujyi mbonye project ndagenda nkayikora nyine ntabwo uhenda se ndahenda hano hari umukiriya ushaka mwavugana ntabwo menda wenda abantu kugira ngo tuve kuri kamera waretse usaka kongorera nanjye nshobora kumviriza buriya ibyo ngibyo biba ari iby'abantu babiri turabivugana tuve kuri kamera fise ndakwemera ariko umeze neza ayo ni amavuta y'iki ayaye mavuta noneho gaye wisiga kuko iki gihe mfite uruhu rwawe ruranyerera ngo ariko ngo niwe gikara kiba muri Kigali nibyo hano nkurikire barakurikirana nawe nkurikire ninjye gikara none ko abantu wa kabiri abantu wa gatatu nikijya kawa kane njyewe noneho tujye mu bikombe none tujye mu bikombe ibikombe by'iki ku gikara cyanjye n'igikara cya fisi badushyire hamwe noneho tureba ngwino wicare hano nyabo
umva niba banze bandebe neza maze murebe n'aka gasura ka oji none muri kutubona gute bakunzi bacu muri komenti zirakenewe kuko twamaze kubona umwiza hano w'inzobe arasa na bike none iki gikara kugira ngo inzobe yanjye itabapikaho mwese mukaba inzobe nyine ubwo mva cya gikombe nyine nijye wakijyana wenda sinzi ni wowe nzobe kabisa ndemeye hano bataranavuga ubwo tubonye uw'igikara unikurikira ibintu byagenze neza cyane hano kuri Boot TV nta kintu tutabaha hahiye hagurumanye n'umugabo bita Fisi nimvuga Fisi nimwumva umwe ukina filime ahubwo no ushutinga director bivuga neza direct where Chris aho ngaho ni fresh nk'abantu bashaka gukora video zabo bagusanga ku ruhe rubuga bakubona gute kuri platform zanjye zose babwire nyine Instagram wa Twitter WhatsApp Facebook na WhatsApp ariko nayo ni urubuga wabaha nimero na twazishyiraho ako nyine niyo mazina nkoresha tu kuri platform zanjye zose nimero n'abana bakubuze bakakubona nahinduye nimero kubera ibyo wallahi wateye inda zingahe se muri uyu mwaka ndanateye mani birukana ngo ufite abana ngo 10 nibyo imanzi mani bambabari ngana gutazana mu itako ry'umukobwa ku myaka yanjye 16 igisaza cy'ubwanwa bungana uko ngo ni 16 sindatera arabura iki ngutera inda babitera bate none wamenye ngo sindatera inda utazi uburyo bayitera sobanura kuba wowe uri kubimubwira musobanurire bica hehe bikorwa gute wamusobanurira ashobora kuba ari umwana oya wowe sobanurira batera gute inda twebwe ntago turabatinganya ushaka nyine umukobwa mudahuje igitsina umukobwa tudahuje igitsina ukamutereta nimara kumubona ukamutereta mukabibwira ababyeyi hanyuma ukwereka ababyeyi oya ntago ndi kukuroha nyine ngiye kukuroha nakubwira ngo uzaterete umukobwa nyine ahubwo ati pafu mujyane mu nzu ariko njye urumva ahantu nabiganishije imyaka y'urukikuzi iyo ariyo imyaka izanirangamuntu yawe turebe ngire sindayifata reka nzaza kwibariza papa wawe ariko iki gisaza ntarangamuntu nataro ntago ndayifata wallahi 16 yanjye nzayifata uyu mwaka ngo wayifashe nanjye ntarayifata uyu nyine nzayifata muri uyu mwaka uturimo wenda izi zishobora kuba ari ingaruka z'uko wariye neza ariko imyaka urayifite ntago iruzura nyabo ko mushaka kubinshinze umva nkubwire urayujuje ahubwo ibintu byo kwigira umwana kira ngo ntihagire aho yaragiye umva yaburetse nikijuru duta tumufata uvuka mu bana bangahe ntazi n'abana bagabo ubu niwe furi wabo niwe furi kuko ninjye unindo wakane uruwakana no bucuri wanyu mu ndebere iryo jisho ry'umuntu wakane n'abana bane ninjye mukuru umutoya afite imyaka ingahe umutoya afite imyaka 2 umwe maybe nagiye nikuyemo mu kiganiro ibiri afite umutoya afite 2 umukuru ukurikira I don't remember gusungurikira nzika afite 12 wowe 16 ifura yanyu ingiye mfura nyine uriya musaza w'uruhara ko yatinze kubyara bandemere nyabo banohereza za kigozi nkuri keneye yawurute kabisa
umva mu muremera aho muri mwe hose bakunzi ba Boot TV muremere Fils ngakeneye kigozi batazanyima akazi ntabwo ndi umwana no kugukamishiriza niko wavuze batazanyima akazi ngo ndi umwana aya ntabwo ndi umwana batazanyima akazi wavuze kuri umwana ukeneye kigozi wamaze kwirangiza kare umva ni ka gatwiko wakoze agatwiko birangira witwite initwite ahiriye mu mbabarire nababeshye wisubiyeho none wisubiyeho cyane aha umugabo nuwisubiraho ubugabo utiso bubyara ububwo ngaho kubera yuko wari wabeshya abafana kandi ari bo babosi bacu babwiza ukuri kw'imyaka yawe ntabwo ari ngombwa yuko twayivugira kuri kamera gusa nyine ni myinshi tu ya ndabona mama wacu ari kuvuga ngo mwana ngararize uwo umwana yarize reka tukubohore sibyo tukubohore nababwiye ko ndi umumama urumva nyine cyane ngaho sezera ku bakunzi bagukunze bagiye kuzajya bagukurikirana mbanje gushimira Boot TV muzimwiyakire kuri comment bazazimwaka nayo mbanje gushimira iriya bosi kabamena umutwe umugabo wese arayafite aba yaramushakiye ni bosi ku ruhande akiriya modoka mwayiguze nkangahe buriya iriya modoka nshaka kumenyera amafaranga iriya modoka ihagaze umva se atari ibanga mbwira iriya modoka amafaranga mwayiguze ntabwo wabivuga ibyo ni ibanga ni ibanga ry'umugabo niko ni ibanga ry'umugabo ibyo ni ibanga none Boot TV nyine ndabashimiye ko mwabashije kuntumira twaganiriye byinshi twavuze ku bagabo bapostinga abakobwa inshuti z'abagore babo niba byemewe cyangwa ari ngombwa ariko njye nasanze atari byo reka kameramani arakubajije ntabwo ari byo wamuha urugero muhuye nk'urugero ari kukumva oya njyewe mbonye umugabo wanjye yapostinze inshuti yanjye ntabwo uwo munsi twabyumvikana wahita wiyirukana ubwo gupostinga ifoto bishatse kuvuga yuko amupostinze nkande just friend nyine zagize bidi no wako gupostinga uri kuvuga ni nk'ubu gushyira kuri stati biratandukanye hari ugushyira ifoto uri kumwe nanjye ibyo ngibyo nabivuze ibyo sinabikubwiye ibyo nta kibazo ariko se nk'urugero ritoye just nyine rito ari postinze ubu none se reka nkubwire tureka kuvuga ngo abagabo ubu njye wabonye na postinze inshuti urumva yiwe nkayipostinga bandusobanukirwe iyo foto postinze ishatse kuvuga iki uwo muntu se bahuye bate sibyo wenda nibyo arimo arashaka kumutereta kandi bizagirira inyungu ari no kumwamamaza ugasanga wishe wa mubano wari kuzagirira inyungu uyu nguyu yambwiye ko ari inshuti zanjye nazanye ngiye ngo wazizanye zikamenyana muri pati zikamenyana n'umugabo wanjye noneho nkajya kubona ya postinze reka mpite nguha urugero umuntu aje muri pati yawe sibyo watubwe dukora nko mu kazi runaka nyine noneho ibyo bintu baracirinze abonye ko umwe yasapotinga undi kandi ako kazi yakoraga ka buri munsi iramufashamo sibyo ubizi neza ko nta na kimwe bahuriraho ibyo yabwiye bisobanura gutya aho sava avuga ngo wita werura 16 sindatera arabura iki ngutera inda babitera bate none wamenye ngo sindatera inda utazi uburyo bayitera kubera wowe uri kubimubwira musobanurire bica hehe bikorwa gute wamusobanurira ashobora kuba ari umwana oya wowe sobanurire batera gute inda twebwe ntabwo turabatinganya ushaka nyine umukobwa mudahuje igitsina
umukobwa tudoje igitsina ukamutereta nimara kumubona ukamutereta mukabibwira ababyeyi hanyuma ukwereka ababyeyi oya ntago ndi kukuroha nyine ngiye kukuroha nakubwira ngo uzaterete umukobwa nyine akubwira ati pafu mujyane mu nzu ariko njye urumva ahantu nabiganishije imyaka y'urukikuzi iyo ariyo imyaka izaniranga muntu yawe turebe ngira sindayifata reka nzaza kwibariza papa wawe ariko iki gisaza ntaranga muntu nataro ntago ndayifata wallahi 16 yanjye nzayifata uyu mwaka ngo wayifashe nanjye ntarayifata uyu nyine nzayifata muri uyu mwaka uturimo wenda izi zishobora kuba ari ingaruka z'uko wariye neza ariko imyaka urayifite ntabwo iruzura nyabo ko mushaka kubinshinze umva nkubwire urayujuje ahubwo ibintu byo kwigira umwana kugira ngo ntihagire aho yaragiye umva yaburetse nikijuru duta tumufata uvuka mu bana bangahe ntazi n'abana bakuru ubu niwe furi wabo niwe furi kuko ninjye unindu wa kane uruwakana no bucuri wanyu mu ndebere iryo jisho ry'umuntu wa kane n'abana bane ninjye mukuru umutoya afite imyaka ingahe umutoya afite imyaka 2 umwe maybe nagiye nikuyemo mu kigali ibiri afite umutoya afite 2 umukuru ukurikira I don't remember gusungurikira nzika afite 12 wowe 16 ifura yanyu ingiye mfura nyine uriya musaza w'uruhara ko yatinze kubyara bandemere nyabo banohereza za kigozi nkuri keneye yawurute kabisa umva mumuremeraho muri mwe hose bakunzi ba Butu TV muremere fisi ngakeneye kigozi batazanyima akazi ntabwo ndi umwana no kugukamishiriza niko wavuze batazanyima akazi ngo ndi umwana aya ntabwo ndi umwana batazanyima akazi wavuze kuri umwana ukeneye kigozi wamaze kwirangiza kare umva ni kagatwiko wakoze agatwiko birangira witwite initwite ahiriye mu mbabarire nababeshye wisubiyeho none wisubiyeho cyane umugabo n'uwisubiraho ubugabo utiso bubyara ububwo ngaho kubera yuko wari wabeshya abafana kandi ari bo babosi bacu babwiza ukuri kw'imyaka yawe ntabwo ari ngombwa yuko twayivugira kuri kamera gusa nyine ni myinshi tu ndabona mama wacu ari kuvuga ngo mwana ngararize uwo umwana yarize reka tukubohore sibyo tukubohore abafana nababwiye ko ndi umumama urumva nyine cyane ngaho sezera ku bakunzi bagukunze bagiye kuzajya bagukurikirana mbanje gushimira Butu TV aza kunyuza kunyakanimo muzimwiyakire kuri comment bazazimwaka nayo mbanje gushimira ira boss kabamena umutwe umugabo wese arayafite aba yaramushakiye ni boss ku ruhande akira modoka mwayiguze nkangahe buriya ira modoka cyaka kumenyira amafaranga ira modoka ihagaze umva se atari ibanga mbwirimo ira modoka amafaranga mwayiguze yanikiju nago wabivuga ibyo ni ibanga ni ibanga ry'umugabo niko ni ibanga ry'umugabo ibyo ni ibanga none Butu TV nyine ndabashimiye ko mwabashije kuntumira twaganiriye byinshi twavuze ku bagabo bapostinga abakobwa inshuti z'abagore babo niba byemewe cyangwa ari ngombwa ariko njye nasanze atari byo reka kameramani arakubajije ntabwo ari byo
wamuha urugero muhuye nk'urugero ari kukumva oya njyewe mbonye umugabo wanjye yapostinze inshuti yanjye ntabwo uwo munsi twabyumvikana wahita wiyirukana ubwo gupostinga ifoto bishatse kuvuga yuko amupostinze nkande just friend nyine segize bidi no wako gupostinga uri kuvuga ni nk'ubu gushyira kuri stati biratandukanye hari ugushyira ifoto uri kumwe nanjye ibyo ngibyo nabivuze ibyo sinabikubwiye ibyo nta kibazo ariko se nk'urugero ritoye just nyine rito ari postinze ubu none se reka nkubwire tureka kuvuga ngo abagabo ubu njye wabonye na postinze inshuti urumva yiwe nkayipostinga banza usobanukirwe iyo foto postinze ishatse kuvuga iki uwo muntu se bahuye bati sibyo wenda nibyo arimo arashaka kumutereta kandi bizagirira inyungu ari no kumwamamaza ugasanga wishe wa mubano wari kuzagira inyungu uyu nguyu yambwiye ko ari inshuti zanjye nazanye ngiye ngo wazizanye zikamenyana muri pati zikamenyana n'umugabo wanjye noneho nkajya kubona ya postinze reka mpite nguha urugero umuntu aje muri pati yawe sibyo watubwe dukora nko mu kazi runaka nyine noneho ibyo bintu baracirinze abonye ko umwe yasapotinga undi kandi ako kazi yakoraga ka buri munsi iramufashamo sibyo ubizi neza ko nta na kimwe bahuriraho ibyo yabwiye bisobanura gutya aho sava avuga ngo Kumunsi ba Boot TV mwakoze gukurikirana kino kiganiro mwumvishe umugore Impano kabisa afite impano yo kurapa impano nziza uru ruhando rwa muzika mu Rwanda buri muntu wese ufite impano yazageza hano kuri Boot TV akatugezaho impano ze tukazishyigikira akerekeza no muri studio mwakoze cyane rero wewe wakoze subscribe warakoze cyane nawe utarayikora yikore kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro bya buri munsi hano kuri Boot TV uzabukoze cyane kandi uzabugize neza Imana iguhe umugisha.